Chamisi ikamumenya ikizera izina rye maze umucyo ugatwara isi. Mbega amahoro yakuzuriye isi, umwami Yesu ategetse, umwami Yesu ategetse. Uraho neza, ndagusuhuje muri iki kiri muri kumva, urakomeye. Reka nkwifurije kugira ibihe byiza ahantu uri hose. Reka nkubwire ngo ubana nanjye gatoya, nkubwira aka kantu, numva aka kantu ni ingenzi cyane. Maze iminsi ntekereza mu buzima bwa buri munsi bitewe n'imirimo umuntu arimo cyangwa n'ahantu umuntu aba ari. Nabonye ikintu gikomeye abantu tutajya dutekerezaho cyane, uretse yenda kuba binyuzemo, kuba bya experiences. Ndagira ngo musabe ubu butumwa nugira ubuntu bwo kubwumva, umfashe ubugeze ku ahantu hose uzihashoboka. Turi mu bihe bitoroshye, ahantu isi igeze usanga niba ari condition umuntu arimo cyangwa ari nk'ibintu arimo runaka, aba akwiye kubifesinga wenyine, ugasanga nyine abirimo cyane, niba ubirimo, niba uzi uburibwe bwabo, niba uzi uburemere bwabyo. Rero reka ngusabe, nanjye nisaba, hari ibintu abantu dukunda kuvuga cyane, tukabivuga uyu munsi, ejo ukabinyumva nawe ukabyumva n'undi muntu, ariko ngusabe uyu munsi wa none, niba uyu munsi tugira umugisha wo kongera kubyumva, reka duhere uyu munsi tugerageza gushyira ibintu twumva mu bikorwa. Ikintu rero nashaka kuvugana ntizinze mu magambo, nagira ngo ngusabe ngo hari umuntu ushaka ubuzi, ufite umuntu urwaye, akaba afite umuntu arwaje igihe kirekire, afite umwana arwaje, afite umubyeyi arwaje, afite abana, afite muri rusange umuntu ufite umuntu urwaye kandi urwaje igihe kirekire. Sinshatse kuza kuvuga uyu munsi ku murwayi, ndavuga ku murwaza. Uyu munsi reka ngusabe, niba ufite umuntu w'umurwaza urwaje uyu munsi, uyu muntu aragukeneye, nanjye arankeneye. Hari ikintu abantu tujya dukora, ugasanga aho kugira ngo ngirire neza umuntu nzi neza, usanga nita kuri ba bandi tutanaziranye cyangwa batananze, ugasanga nibo nitaho cyane. Ntago mbizi impamvu, hagize ubimbwira yenda aze kubimbwira, niba hari comment mwakandika waza kubimbwira, ariko ni ibintu biri rusange tugenda tubibona. Noneho rero reka ngusabe, niba hari umuntu uzi, ukaba uzi ko ari umurwaza, afite umuntu arwaje igihe kirekire, mbabarira ndagusabye, uyu muntu akuboneho ubumuntu, umubere w'umumaro muri iki gihe afite uyu muntu urwaye, kubera ko ni ikintu gitanga ingaruka y'igihe gitoya kandi ingaruka mbi. Uyu muntu urwaje bikunze kubaho cyane ku bantu bashakanye, uretse n'abantu bashakanye, ariko bigira ingaruka zikomeye. Iyo umurwaza afite umuntu urwaye, akenshi usanga afite ibitekerezo inaniwe, ntabwo inaniwe kubwo kutatekereza, ahubwo aba aremerewe cyane. Nta hantu abona turi ibibazo, nta hantu abona aruhukira, ntabwo abona uburyo bwo kwishima, ntiyongera kubaho nk'uko yari ariho. Usanga abayeho mu buryo bw'umuhangayiko cyane cyane cyane, ku buryo usanga byarahagaritse imirimo ye yo mu kazi. Niba ari umubyeyi urwaje umwana cyangwa ari uwo bashakanye, ari abashakanye, ugasanga ni abantu ubuzima bwa mbere uko bwahoze siko ubu kimeze. Birumvikana ko hari ikintu kizahinduka, ariko uko bizahinduka kose, mumfashe ntitukemere ko ubuzima bugenda ngo buhinduke, bujye down, busubire hasi, ku buryo usanga icyizere cyo kubaho kwa ba bantu bose kiri hasi. Reka ngusabe, uyu muntu witwa umurwaza aragukeneye, nanjye arankeneye. Aba bantu dukeneye kubibutsa ko bakwiye kubaho, nubwo hari abantu barwaje. Uburyo bakwiye kubaho ntibakabure wa munezero bagiraga. Ntago mbasabye ngo bishime
ku rugero bishimaga. Ariko niba hari ibirori batahaga nibagerageze babitahe nubwo bitaba mu rugero rumwe. Niba hari ahantu wishimiraga ugerageze wongere uhasure nubwo bitaba kuri rwa rwego wari uriho. Ariko ubuzima bwihinduka ngo usange ntukibuka kwambara wa mwenda wambaraga, ntukibuka guhura n'abantu mwahuraga nabo kubera ko hari umwana warwaje, kubera ko hari umugabo warwaje, kubera ko hari umudamu warwaje. Reka nkwibutse ko nubwo ibibazo urimo ari ibibazo koko, ibuka kongera kubaho kugira ngo uzakomeze ubeho. Nta muntu udakunda ubuzima. Ukomeze uharanire gufata ubuzima bukomeze nubwo uri muri kondisiyo ikomeye. Mu magambo make rero ni icyo kintu nashaka ko kubabwira nakoresheje iminota myinshi. Ndagusabye ubutumwa bungereza ahantu hose, kandi aba bantu kugira ngo babigereho ibi bintu nuko kugira ngo aba bantu bagere kuri ibi bintu nuko tubaba hafi, tukabibutsa kubaho, tukabibutsa gufata ubuzima, tukabibutsa kwishima, tukabana nabo. Ikindi ntabwo ari ngombwa ko umuntu umwe aba arwaje umurwayi cyangwa wa muryango umwe. Ntabwo ibi ngibi yenda biba muri rusange, ariko usanga hari ahantu byibasira ugasanga yenda birahari. Muze dufatanye rero aba bantu tubabe hafi. Si uburwayi gusa, kondisiyo ariyo yose abantu baba bakeneye abandi, cyane cyane ituma amarangamutima y'abantu ajya hasi ugasanga ubwihebe bwagose abantu. Nkwibutsa rero ko wowe urwaje uwo muntu Imana indwara arwaye si yo kumwica niyo kumukiza, kugira ngo yerekane amaboko y'Imana magari mu buzima bwe. Kandi nawe ntabwo ubuzima bwacitse, nta gikuba cyabaye, kondisiyo urimo si we wenyine uyigezemo. Imana igufashe, igushoboze, wongere wibuke kubaho, iragukunda kurusha ibindi bintu byose. Mugire ibihe byiza, ndabakunda.